mu kiri live nuko tugomba kubonana mu rugo ukaza nyine tukagira ikintu dukora tukareba ukuntu twigenza ndamukatira ariko nkubwije ukuri ko kuva icyo gihe kujya mu rugo means what? Kujya mu rugo ni ibintu biba bisanzwe cyangwa hari ikindi yashakaga ko muryamana? Of course nk'umuntu mukuru none se kuki utabivuga umuntu mukuru abantu bose babakurikirana amahita yarabikubwiye se ari ukubonana ari ukuryamana ari ukuryama uko ari nk'umuhanzi uririmba ibishego ariko ntibyumvikane ko ari ibishego kuko ufatiye nko kuri ya ndirimbo igare ni igare rirari turarizi turarinyonga ni ibintu bizwi urumva ibyo ntago ari ibishego ahubwo wenda ku bahanzi ahantu bibera bibi ni handi wenda umuntu arengera ngo fata inkoni ngushire mu mwobo ibyo ngibyo urumva n'umwana w'imyaka 7 arabyumva nizo umwana none z'umwobo ubaho n'inkoni nizibaho kuvuze ko igare ribaho kucyumva ko inkoni itabaho cyangwa amashyamba yaracitse batambacama umva fata inkoni ushire mu mwobo usunika uri gukora iki mu mwobo ushobora kuba ugiye gukuramo ifuku ushobora kuba ugiye gukuramo ijereri noneho muri iyi minsi ntibyakaze cyangwa ugiye no kwica inzoka mbabarira Gaga mukura amatika aho ngaho niki manimbu yarambajije ngo igishegu ni igishegu ni hahandi umuhanzi aririmba ikintu nyine kibazo kiba ku abakobwa ntago dushyigikirana usanga dufite ubuntu bwo guhangana ugasanga nkuko nabikubwiye bwa bukundi buri muri iyi industry bura bukundi wenda bushyigikira umuhanzi kazi runaka ati yasohoye indirimbo akanabibona kari nziza ariko akavuga ati never ntago nayipostinga ntabwo nayisharinga. Yes, reka twongere dukaze kureba X large twizera ko umeze fresh kabisa uri hose kwisi gahunda zitandukanye uri kugenda zicapa fresh kabisa hanyuma nko bisanzwe imbere ya camera za X large uri kubona abantu babiri kabisa abantu babiri abantu bade abantu batu akaba yitwa Gaga. Yes, Gaga Gael cyangwa se umutoni Gael ndetse cyako ariko ni Gaela nyine ubwo ngubwo wenda mu Kinyarwanda umutoni Gael ndetse na Djihad abo ngabo bose bakaba bari muri industry ayano hanze muri industry ya entertainment. Uyu munsi twavuze tubaganiriza tuganire nabo tumva ukuntu byifashe byinshi bitandukanye nko usanzwe ubimenyereye hano kuri X large ni episode mbere yuko tujya mu kiganiro in deep turabanza tukabavura covid ni muri cadre yo kugira ngo ibintu bigende neza ari umuntu wambwiye ati na microphone tuba twaziteye ariko kugira ngo nyine azabe sir nuko tubanza nayo tukayisiga hanyuma Djihad umeze fresh? Yes, meze bomb ni ubwa mbere kuri X large ndibasa n'ubwa mbere pe n'ubwa 1 kabisa n'ubwa 1 n'ubwa 1 kabisa umeze fresh? Meze bomb kuri swag wabonye yego turaza kuzigaruka kuko ari nacyo actually cyadukuruye cyane ari swags maze iminsi mbona upostinga cyangwa se Gaga postinga cyane kandi izo swags nkazibazaho murasa nkaho mufitanye aka kontra nabo bantu muraza kuza kubitubwira Gaga wowe umeze fresh nawe? Yego meze fresh nakubona kuri swags nk'ibisanzwe nambitswe na colors nuvango kuri ubu ngubu turi ngewe na Djihad turi brand ambassadors wa colors nitwe nyine tubamamariza colors bambaye n'udupfukamunwa muraza kuza kutubora twanditseho colors amakuleri n'uwango gwera kudupfukamunwa kubijyanye n'imyambaro byose ariko mbere yuko wenda tugira kuri ibyo ngibyo ikibazo cy'amatsiko cya mbere ndahera kuri Djihad ambwire kwanza kuri iyo outfit iyo myambarire mukanya hari umuntu twari turi kuganira turi gutera story mbere yuko tujya mu kiganiro aravuga ati bano ukuntu bambaye ushobora kubireba ukabyitaho kuko nge nambaye t-shirt aravuga ati wowe wambaye t-shirt umuntu arakubona akabona ko wambaye t-shirt nge nambaye shirt undi yari yambaye shirt ariko ukuntu mwambaye ibyo byonyine umuntu ashobora kubireba akavuga ati Djihad iyo outfit iyo shati urabona ifite amabara ako kakoti gatoya umuntu akabona ko ntambe ukakurinze naki nagaswaga tu nagaswaga ariko tukabyita kesh mu mvugo dufite umudeli donc no mudeli hari nk'umwenda utaba umenyerewe cyane kwambara hano hanze so nibyo rero twebwe tuba twajemo n'ingofero umuntu ashobora kwibaza ariko kesh uzumva ari nk'umuntu wambara amakuleri menshi bakavuga ngo uriya muntu ukuntu yambaye sometimes ugasanga abantu bari kujya jinga colors reba nk'ingofero kuleri naka gatambaro ni shati ni pantaro byose amakuleri aratandukanye yego ubu ngubu umuntu ashobora kwibaza ati Djihad kuki atajyanishije
ahubwo niko kujyanisha na canzirange urebye ingofero jyanye n'inkweto umweru hano mpafite umutuku harimo n'aka kabara dufite isakoshi hariya wabibonye ya madamazer bamwateguye rero twagerageje alright hanyuma Gaga nawe ndashaka kumbwira ikoti ryonyine iyo umuntu azirebye ashobora kuvuga ati ni old school ni old school iri koti riri mu bwoko rifite marque ya comme des garçons comme des garçons niko bayita iyo marque ipantaro nayo urabona ko ni ipantaro nziza ni poche bombe yitwa poche bombe yego so nagerageje nyine kwambara ibintu bitandukanye nyine nk'uko bisanzwe bitamenyerewe hanyuma mukandara n'ibindi subibona ariko jewe ari ikintu ndari gusobanurira kuri iryo kote arya ni boyfriend comme des garçons ubwo bishatse kuvuga ni nk'iy'abagabo oya iyo marque niko yitwa igira n'ibintu by'abakobwa ariko yo niko yitwa kandi wasanga ari henda of course rirahenda ntago n'abantu bari kutureba b'abacuruzi barabizi cyane cyane aba diaspora umwe murabizi bivi wanyu nta birahenze cyane alright hanyuma tubatumira mu kiganiro ikintu cya mbere cyatumye numva nabaganiriza mu kiganiro muri kumwe ni imyambaro nigeze kubona mwambara ya myambaro yo muri za 60 70 aho ngaho kuki bundi atari yo mwaje mwambaye ikiganiro ariko urabona ko n'ubundi niko twambaye nkanjye urumva biriya impamvu tutabyambaye twari twabyambaye n'ahandi kandi urumva nk'aba brand ambassador tuba tugomba kwamamaza tukanabereka ibintu byose karazi bafite so bivuze ko ubu ngubu nge nabibonaga gutya nkagira ngo wenda ibi ntago ari ibyo by'iryo duka rya Colors nabyo nibyo of course ni Colors yatwambitse nari ko mwambara acuruza biriya gusa biriya oya bambe afitemo n'imyenda y'abantu biyubashye kuko urabona iri koti n'umuntu wiyubashye yaryambara cyane cyane ahubwo wiyubashye afitemo amashati ni kuvuga afitemo ibintu byose cyase kuvuga iki kuvuga ngo iri koti n'umuntu wiyubashye yaryambara kuko ntabwo wiyubashye hose hari abantu nyine hari umuntu wenda ushaka kubona izi style akagira ngo wenda Colors yambika abantu b'urubyiruko gusa oya yambika n'abantu bakuze nyine yambika ingeri zose muri make abana bateguriye ku meza reka tubabwire tuti karibu ku meza twure no kuri sezo y'imvura akavura katangiye kugwa hanyuma njyewe ndi kubaza ikibazo kimwe Djihad kukiriya myenda iyo tuyibonye tuyiti y'abasaza iriya mwari mwambaye kiriya gihe tureba tukabona ni imyenda y'abasaza en fait ntago abantu turebera ibintu kimwe ariko tubifata bitandukanye ibintu abasaza buri muntu yakwambara umwenda ukamubera utitaye ngo ni umuviye ni umuntu ukiri ingaragu ni umuntu ukiri shigisha niko babyita yes ariko tuba turi kubereka yuko iyi myenda yose muri Colors irahari alright yes Colors turayamamaje nako tutagize ubwo nuko tujye mu buzima busanzwe Djihad Gaga umuzi gute Gaga muzi nk'umukobwa w'umuhanzikazi epuyi ariko ewana ujye ugira ukuri nawe kutari guke ariko abishyizemo discipline yego abishyizemo discipline ni ukuri ko kantu tugatindeho gatoya yego nta kibazo abishyizemo discipline ari igihe yigeze kuvuga akantu gateza saga buriya kuba karateje saga buriya harimo buriya ni uko hari abo kaba kakomerekeje ubwo urumva rero nimba uvuga ikintu kigakomeretsa abantu se abarimo iyo discipline cyangwa kwagutushijeho ngo ukuri ntago kumvikana ku bantu bose ariko nimba bajya bavuga ngo abwirwa benshi akumva beneyo babandi rero babeneyo nibo bumvise bazana ibintu by'intambara donc babifata ukundi kandi ni ukuvuga ngo mu cyumuziho ni umuntu uri realistic kandi ufite ushyiramo na discipline yego ntago ikindi ni uko aratuje Gaga ku bantu batamuzi aratuje ikindi akunda abantu agira ubwuzu bwinshi ndetse n'urugwiro yego ikindi ibindi nibo byiyiziye ntabwo ari mwiza kuba mwiza byo ni ibintu bigaragara
nicyo narindi kugenda nashaka kuvuga urumva ko cyandibona nubwo mwatezera wapi akasmile kawe ntago mbabona ari bisanzwe. hanyuma none Gaga Djihad umuzi gute? Djihad nibwo yavuze ngo mvugisha ukuri ebane nawe atanga ukuri cyane. Gusa ikintu cya mbere nzi Djihad ni umuntu udakunda amafuti, agakunda amafuti, ni ukuvuga ngo nta nubwo agira ibintu by'uburyarya, nta nubwo anakunda n'indyarya, nyine ni wa muntu uri honete, ibintu byose ahita bikubwira, niba icyo ari cyiza, niba wagize nabi, niba wamurakaje ntago ari bukurebe ngo museke ngo ariko ngo nta kibazo ngo ya ngo mama, ahita akubwiza ukuri ibintu wakoze ntago ari byo, ni gutya byakagombye kugenda gutya. Nuko muzi kandi arasobanura, ni umunyamunika avukira arasobanutse, nyine ni umunyamugi kabisa, umva nta kintu wamubeshya pe. Arasobanutse, ni ukuvuga ngo ushobora kumwifashisha mu bintu bitandukanye nko kukugira inama, kuko arasobanutse kandi azi utuntu twinshi cyane. Alright, nuko ngo kubemeza. Hanyuma noneho ikintu cya mbere nuko ndumva combination n'umuntu wagiye kugira gutya akabagira aba brand ambassador, nuko yarazi ko mushobora kuzajya mujya mu kiganiro mukabwira umuntu w'ikiganiro ati tukubwiza ukuri, niko tubigenza, turavugisha ukuri, tumaze twamamaza ibintu byacu, niko bigenda. Urumva ko yahise koza combination nziza. Ndashaka wenda mbaze Djihad cyane cyane kubijyanye n'indirimbo. Nakubonye mu ndirimbo, ari nibo nigeze kukubona muririmba kabisa, kubita wenda byaranunguye. Kumbe buri uri umuhanzi? Oya, sindi umuhanzi, uri muririmbyi. Nabwo sindiwe, ahubwo hari kubera ibikorwa tujya tugira byo gufasha, hari team tubamo yo gufasha. So rero twararebye kubera ibikorwa twakoze muri corona, hari abo tutagezeho, hari n'abandi bifuzaga ko tujyana muri ibyo bikorwa batabonetse. So noneho turavuga tuti ese umuntu ufite umutima wo gufasha ni gute iyi message yamugeraho? Tubishyira mu ndirimbo, tushaka abantu bayitwandikira, duhamagara pifura aradufasha, aradushyigikira. Ariko jye natubwiwe no kumbwira ngo nuko bambwiye ngo nawe uzajyamo, byarantunguye. Donc sindi umuhanzi, simbizi. Gusa nsanzwe nkorana n'abahanzi bagiye batandukanye hano mu Rwanda, ariko njyewe sinzi kuririmba rwose. So bambwiye bati dufashe kuri aka kantu uzagashyiremo, ndavuga okay. Tugiye kwa Bobo Pro, njya kuri mikoro n'ubwa mbere baravuga batahubwa ejo uzagarutse. Okay, turagira rero n'indirimbo ikubiyemo gufasha, ntago ari yo gucuruza, si niyo kucuranga ahantu runaka, ariko ni indirimbo ijyanye n'igikorwa cyo gufasha. Yego. None ikindi kibazo cy'amatsiko wenda hagati yanyu ndabafite, icyambere cyo nuko mfite abantu babiri batandukanye hano bari muri entertainment, ari igitsina gore n'igitsina gabo. Umuntu akibaza ati cyane challenges igitsina gore gikunda guhura nazo muri entertainment yacu wabuzize? Yego, ndazizi kuko akenshi nkorana nabo, mbana nabo kubera abahanzi b'abakobwa cyane tuba turi kumwe. For example, nkorana na Shari na Nina. Urumva rero ko imbogamiza abakobwa bahura nazo ndazizi, uretse nabo n'abandi banyifashisha bo ku ruhande banzizi. Alright. Yego. Uise usa nkaho ugonga wenda wito unatuma mu bwongo n'ikibazo narinje gukura kivangaho gatoya. Tukubaze kuri Shari na Nina kuvuga kuko n'ubundi mu amakuru twagiye tubona ku mbuga ngo bashobora kuba wenda group ari ukuntu yabaye kadavere, nibyo? Ntago ari byo. Yego. Ariko nawe makuru warayabonye? Narayabonye, beshi baranayambashijeho, birandikwa, bamwe bayavugaho, ariko ntago ari byo. Shari na Nina bari kumwe? Shari na Nina bari kumwe. Ko badaheruka gusohora sakarira? Bazabisobanura, ariko kubera ko umuziki wabo bari kuwagura, bari gukorera cyane mu bihugu byo hanze, ngira ngo urabona iyi corona iri gutuma abantu batabasha gutravelinga. So niyo mpamvu. Yego. Nukuvuga ngo amakuru ya Shari na Nina ubu yafite gatanu ku kandi. None amakuru se avuga ko Shari yaba wenda ngo atwite. barabeshya kuko abo nta numwe amuteye inda muri bo, kandi Shari ntago aratangaza ko atwite. Agoza Djihad cyangwa no uri gutubeshya kuko nyine ubu kumwe nabo. Ntago ari kubabeshya, buriya ahubwo kuri n'ukwa nyirako bazabyivugira. Seriously? Yes. Nukuvuga amakuru ubu ngubu atandukanye nayo twari dusanzwe tuzi. Amakuru si yo rwose, bategereza amakuru ya ba nyir'ubwite. Ya ba nyir'ubwite. Yego. Amakuru ajyanye nuko Shari na Nina ashobora kuba twite wapi?
nako Charlie Charlie. nanjye ngo Charlie nani Wapi. oya ari n'ukuntu umuntu agira gutya yahura nabo mu mujyi akavuga ngo dore Charlie nani kandi abonye umwe akavuga ngo dore Charlie nani kandi nabaze ko alright so icyo ni kimwe nukuvuga ngo ni avantage tugize kuri iki kiganiro urumva na makuru abantu bari bakeneye kumenya Djihad nimba ukorana bya hafi na Charlie nani bikaba bimeze gutyo it is very good ubwo ngubwo na makuru tumenye ariko nyine nyiri ubwite wa mugani azagira gutya nawe aduha makuru y'imama cyane hanyuma ku mbogamizi uceka zishobora kuba wenda zituma abari cyane cyane muri industry badindira ni nyizihe akenshi baritinya cyo ni kimwe nugize kugira ngo atere intambwe ahura n'imbogamizi zitandukanye haba muri media haba mu bafana haba n'amasaha tugira igihe bakorera aba producer n'imbogamizi ugasanga ntago mugiye gukora urwego rw'akazi hari ibindi bije nyuma ngo ariko ubundi tuzasangire ryari ariko ubundi tuzahure ryari nzagusure ryari umusura gute ntufite iwawe ntufite iwanyu gusura umuntu sari ikibazo kirimo oya uramushaka cyari gahunda mufitanye agusanga kuri studio birangire agusanze kuri tele ikindi cyihariye n'ubujajwa n'uburaya tujye tubizanya kuri none se uwabi abyemeye indese abyemera ntibabyemera oya hari igihe avuga ati reka mbyemere ejo nyabuna atazanga ko noneho kunkorera beat nziza ariko rwose bagerageze iyo umuntu atari wawe ntabari wawe mukorera akazi nimba ari umunyamakuru tujye tubibona tujye dutwara abakobwa kuri tele ugasanga ngo none se nyuma yabyo ugasanga ni ibibazo so rero n'imbogamizi ziba zitoroshye nuvuga ngo ikintu cya mbere gituma bari babadindira nuko harimo kwitinya cyane harimo no kuba wenda ibyo byo gusurana nabo bakora ikindi n'abantu bahamagara ngo babagire muri video ugasanga umuntu aramuzanye ngo akugire muri video ntago yakitinze ngo ahita atunguka atahe iwabo kubera jewe ibyo ngibyo sinjya mbikunda kubwira ngo atahe nuko bafitiye ataha agatangira ngo none se nyuma y'ibyo wamukoresheje akuzanyeho ibindi nuvuga ngo uri nk'umuhanzi ukazana umukobwa muri video yawe oya ahubwo ukazana umuhungu muri video nka Gaga ubungu bakazana type acting muri video abashaka kujya kurara kwa Gaga none iyo bavuze ngo script harimo kuzajya mu ntuze simbizi nimbaga byari araza gutubwira ugasanga azanye ibindi bintu bye biriya bintu niyo ndi kuri tele y'abakobwa ndagira nkamubwira nti nimba ari umukobwa mpagarariyeho kuri tele nkamubwira nti waje mu kazi ibindi nta handi acting ibyo director akubwira ikindi fata ibyawe utahe baguhemba ugende nta kindi mwamwumva ariko Djihad nsubiye inyuma aho ngaho ndumva wenda uvanga sukuvanga none se ubwo ngubwo niba Gaga yabyemeye mbandi gukiranura reka da hari gihe rego umuhanzi yiyoroshya kugira ngo abanza kumva ejo nejo bundi utazamusiga icyasha ariko nkatwe tuba turi hari nibyo tuba dushinzwe ahubwo ugasanga ubwo nibwo mugiye gupfubirana ntabwo nzaza kwiterura ariho kubera iki wamubujije kumubwira kumwegera ngo none se mwari muri kwakitinga abakongera akabusanga agiye kongera kubigira ibya birebire kandi video yanarangiye atizana nimero tuganira bajye bareka ibyo ngibyo Gaga ibi bintu byari byakubo nge ntago birambaho kubera ko ubwo ubundi ubwo nge nta muntu wapfa kubinzanaho kuko njya gukora video ibintu byose biri ku murongo mutipe waje kwakitinga muri video abaza akazi kamuzanye ubwo mubaza amafaranga akeneye tukayumvikanaho agakora akazi ke byarangira akagenda nge ntago birambaho mu muziki ni iki challenge wahuye nayo mu muziki wose bizo kuri umunota ikintu wavuga uti wera ntago tukubaje ngo tubwire ngo ninde n'iki ariko tubwira ati bandeka kandi nigeze gura na mutarana ibyo bintu byambayeho nkiza mu muziki bwa mbere hari umuntu nasabye yuko dukorana ikiganiro ngiye nibashake bamfate nabi ngiye kubivuga uwo muntu aranakomeye ariko sinamuvuga kuko byaba ari ukwiteranya ndamusaba dukora ikiganiro arabyemera dukora ikiganiro ariko nkoresha ikiganiro yakoraga ikiganiro kiri live ariko nkoresha ikiri recorded ndavuga nta kibazo pfa kuba nge ndi bugaragare mu kiganiro noneho nyuma arampamagara arambwira ati rero kugira ngo ujyane mu kiri live nuko tugomba kubonana mu rugo ukaza nyine tukagira ikintu dukora tukareba ukuntu twigenza ndamukatira ariko nkubwije ukuri ko kuva icyo gihe kuva n'uyu munsi ntarongera gukina indirimbo yanjye niyo mwohereje nka link nkubita sini niyo duhuriye ahantu arankwepa ukuntu n'umuntu bari kumwe wenda ukamubaza ngo Gaga ahita nteraho amakomenti nyine ngo urasa azagera kuki ngo nakomeze nyine atumwanya nyine ukumva arakurwanya si ukavuga
nukubera iki kubera sensabye ngo njye mu rugo nkabyanga nyine no kuvuga ngo kuva uwo munsi byararangiye wenda niyo twahura ntiyansuhuza ari ikintu uretse kigagaransetse njyewe nicyo kintu kizatuma abana bakobwa batanatera imbere baraceceka buretse gatoya nanone kandi ntimuvuga ngo mutobore kujya mu rugo minizi wati kujya mu rugo ni ibintu biba bisanzwe cyangwa hari ikindi yashakaga ko muryamana of course nk'umuntu mukuru none se kuki utabivuga umuntu mukuru abantu bose babakurikirana amahita yarabikubwiye se ari ukubonana ari ukuryamana ari ukuryamana kuko yari amaze iminsi akoze ubukwe afite umugore harashyize nashakaga yuko ujya gusura abajene Marie njya gusura abajene Marie gute nese urambwira ngo nzara kujya mu rugo rwe kambwira manibu ushaka kumbwira ati Gaga ngwino nsure bana dusangire ibintu biki haza ariko tinya umuntu kubwira ngo uzunsure ngo kandi uzambaye utuntu turi sexy nase yakubwira kwambara utuntu turi sexy hari umugore we none se ubwo yari amaze iminsi akoze ubukwe umugore ni yashakaga kwivibuza rega manibu we ntabwo uri kubyumva oya ubwo wenda afite ahantu yari yapanze ariko of course umuntu akubwiye ngwino wambaye utuntu turi sexy nawe urabyumva nyine icyo abavuze yalla ariko nyine ubu ngubu nyine nta nubwo muri icyo nuvuga ngo waramubwiye ati ndaje uraho telefone cyangwa waramukatiye umubwira fo ntago namukatiye namubwiye ati none se ko numva ibyo ngibyo bitari bukundi ubwo araceceka nyine yarahatirije nabwa kabira yarongeye ngo ese bimeze bite kwa mbeshye ngo dusubukure ya gahunda nambwira yihese nambwa none se ushaka dusangire murangira restaurant twajya gusangiriramo arabyanga ngo yango ndashaka uze mu rugo nusubwo urumva ibyo ngibyo biba ari ugusurana cyangwa afite ikindi ashaka ajya urumva ni ikibazo ariko nyine urumva izo bishobora kuba wenda byarabayeho bikaba no ku wundi kimwe ariko nuko nkeka bishobora kuba wenda bijya biba no ku gitsina gabo ubwo se byaba ku gitsina gabo gute umukobwa akamubwira ati oya abakobwa b'ikintu namaze kubona ku bahungu barabafasha rwose none umukobwa se ntabwo yabwira umujyama ati banza tu uburaya manibu tubivugisha ukuri nimba bino biganiro bitajya bibera hano uburaya bufite bamwe mu banyamakuru b'abagabo cyangwa b'abasore kandi urumva ko ntabwo bari gukina indirimbo yiwe ahubwo baragagaraza kuza kumubwira natamubwira ntabwo riri buze kurema kugira iyo bimeze gutyo ntabwo riri buze kurema kubera ko finally bigomba kujya hanze bikamenyekana kuko ejo uwo muntu yakwica byinshi kugira ngo nicyo gitangazamakuru umuntu akugira ari inama ukajya no kuki nta nubwo ashobora kuntumira mu kiganiro cye kandi ikiganiro cye kirarebwa mbona natumiye n'abandi rwose turi kuri nivo imwe mva baba upcoming nkanjye ariko ngiye hari umuntu nketse uraza kuza kumumbwira gusa uwo muntu wenyine niwe muntu wambwiye ibyo bintu nta wundi munyamakuru wongera kumbwira ibyo bintu okay ubwo wenda twari dukojemo gutya tutubaza kubijyanye na challenges hanyuma Djihad wowe ari challenges zimwe na zimwe wari wahura nazo muri entertainment njyewe se ngende mu public figure nzi kwivugira njyewe si ndi umuhanzi ngo uzajya kunkinira indirimbo iyo mfite abahanzi turi gukorana ndagutelefona wamfasha kuri uyu muhanzi ndabyibuka ari abana wari ufite bacuranga gitari dako twatunuze umiduri kandi waramfashije nariko se byagiye he ubu barazi nabo ngira baragiye barashwana nawe management yawe baza management yanjye ihagaze neza bagiye ko bari bafite talent ko bari amaboro ariko hari igihe abahanzi nabo iyo bari kumwe ari nk'abarenze umwe kumvikana hagati yabo bari batatu hano abantu batatu kuzagira ngo bumvikane biba ari ibibazo ubundi bari biba byiza iyo bagabaniye kuri stage ahubwo ibyo ariko ewana ni ibibazo bavuga ngo radio na wizo ngo ari ukuntu bagera gutya bakagabanira kuri stage bakakubwira ati musajya kakati tutarava kuri stage tugabane muri turwanire hano ibintu byenereza hanyuma noneho wenda ikindi kintu numva wenda nabaza Djihad nabonye mu bintu bijyanye na promotion no promotinga cyane ibintu bijyanye n'ibintu by'amarushanwa yego hari amarushanwa mfite yitwa Seruka Iwacu yego so abera kuri Instagram yanjye n'abakunzi banjye cyangwa se inshuti zanjye ni ibyo turimo
twabitangiye tariki ya mbere z'uku kwezi, ukwezi kwa 9. none se biteye gute? So n'amarushanwa iwacu hari abantu baba kuri Instagram bagenzwaho n'ubujajwa, bakagenzwaho no guteranya abantu no gusebanya kubera ama account yabo bari fake account. So rero twashizeho irushanwa ryo kugira ngo abantu bigaragaza, donc ubona barashyuhije Instagram no mu gihe cya covid, bagashiraho ama video, bagashyiraho amafoto, ukabona donc ni ibintu byiza. So rero dukora icyo kintu, turavuga tuti aba mama ba mutima w'urugo, nicyo kintu niko twabyize. Abasore tubyita ba rudasumbwa, abakobwa tubita ba kirenga. Reka dukora icyo kintu, abafite amafoto batorwa nanone n'abafana banje mfite kuri Instagram. Hari ubwo umuntu yagiye mu irushanwa atazi yuko nta nubwo aribo biyamamaje, bamamajwe n'abantu dufite kuri Instagram. Numvise uvuga ngo ba kirenga ni n'abakobwa batarabyaraho, n'abamisi. Oya, nabitasaba misi, n'abakobwa batarabyara. Banyampinga se ni nkaho twabijyanisha gutyo, ariko kuko ni umukobwa ubutarabyaraho. Ba mutima w'urugo n'abagore bari mu rugo bafite n'abagabo, hakaba hari n'abakobwa b'abagore babyariye iwabo. Okay. Yes. Igikoresho rero muzajya mukoresha cyane cyane kuri ba kirenga. Yego. Igikoresho cyangwa se uko ibihembo bimeze. Oya. Uruvuga ngo batarabyara una rimwe. Yego. Nyine igipimisho wenda umuntu. Nukuvuga ngo nk'ubu n'urugero, ntago ushobora iyo umukobwa bamukweretse urabanza ukamubaza se waba ufite umwana? Akubeshye se. Ntago basha abakobwa b'iki gihe basigaye bavuga ko bafite abana, nta muntu ukihakana umwana muri viziyo. Birakaze. Alright. So nukuvuga ngo buri kategori zajya igira amafaranga atandukanye, cyangwa namwe ku muntu uzajya uba. Ibihembo ni bimwe, kuko tuzafata umwe muri buri kategori, ubwo ni batatu. Mu bahungu n'umwe, mu bakobwa n'umwe, no mu bamama n'umwe. Ama selection yararangiye se, cyangwa ubu abari interested bashobora kuza bakaba? Selection yararangiye, ubu ahubwo tugiye gufata mu 5 ba mbere, twongere dufatemo 3 ba mbere, muri 3 dukuremo umwe uzahabwa ibihembo twateguye. Yego. Ariko si ibihembo birakazera? Ntago bikaze cyane, ariko birasunika iminsi. None se ko numva ibyo bintu bisaba ahantu wenda hanini abantu bakitabira, turi mu gihe cya covid, ubu mu byitwara musanga bizabera online. Ni online, haba n'aba judge bari bazakora online, n'amatora ari kubera online, dukurikiza like na comment. Gaga usuriya amashyano nkanga yagucika. Ibintu by'amarushanwa rwose ntago ari ibintu byanjye gusa, ndabikunda kubireba, biba bishimishije, ariko si ibintu byanjye cyane. Ibintu bijyanye n'amarushanwa y'ubwiza ntago ari story zawe. Ari ikintu kindi cy'amatsiko wenda ngize cyane cyane kuri Djihad, nanone ni ikiganiro wakoraga, twakubonanaga uri kumwe na evangeliste, sibyo? Niyo ngira. Yego. Eliane. Bimeze gute ko tutakikibona? Impamvu mutari kukibona, hahise hikubitamo ibintu bya corona cyane. So hanyuma rero we afite company ikora ibintu byo dupfukamunwa, nibyo arimo cyane. Yahugiyemo, akaba afite na YouTube wari kwitaho. So rero biriya byarakaze. So no kuvuga ngo na contract twari dufite yari meze nkaho irangiye, keretse nibongera bakatwongera indi cyangwa nje bakamenya ku giti cyane. None se ubwo ngubwo wenda usubiye inyuma, n'ikiganiro cyaratanga umusaruro, boss yaravuze ati kibe kihagazeho gatoya. Birashoboka hari umuntu yiga umushinga akawiga nabi, bice bibaho. None se wowe kuki wenda niba ikiganiro cyarabaye show utavuze utereka mfati ya mbere noneho ngewe gikomeza? Birashoboka, ariko ntabwo biba byoroshye bitewe n'akandi kazi nari mfite, kandi none iyo ubuze umuntu muri ruhande kugira ngo mukore muzamura ikiganiro kigire bifoke, turacyashaka undi muntu cyangwa se ngiye tukabihagarika cyangwa tukabimutegereza akabanza agahuguka. Yego. Gaga, arabwo ufite management? Ubu nta management mfite, ahubwo mfite team. None se ngubu ukomba nkwibiye akabanga ukamenya ko Djihad ya managinga n'abahanzi, ukaba nta kintu uri kumubwira. Djihad dufite uburyo dukoranamo, afite uburyo amfashamo bujya gusa na management, ariko butari management gusa, ni umuntu umfasha cyane pe.
nuvuga ngo ntago ari management bavuga ngo biri very official. Aramfasha nyine ku bintu nyine bya hafi nyine bijyanye n'umuziki. That is very cool. Hanyuma noneho so far kugeza kuri no munota industry ya muzika wenda niyo ndi kwibanda cyane cyane kuri Djihad kuko niwe muntu uri muri aravuga ko ari mu public figure, aba muri entertainment, aba muri byose. Ndashaka kumbwira iyo amashusho yawe arebye ugakora analyse zawe muri iki gihe urabizi tugiye gute ugasanga ibintu biri kugenda bigarukaho cyane n'indirimbo bakavuga ngo harimo ibishegu bajya kumva ngo abahanzi nyarwanda nabwo muri iki gihe bakiri nuze barisigaye bibanda ku bishegu cyane ibintu ngibyo ari ukuntu ureba industry dukorera nk'aka analyse gatoya. Umuziki wo mu Rwanda turashima abahanzi omwe bari kugerageza ariko ntibaramenya neza gukoresha social media. Icyo nicyo kintu nabonye. Ikindi baracyafite amatiku hagati yabo amashyari. Noneho ibaze n'umuhano aho bigeze nari nzi yuko abaturage basanzwe cyangwa se na ministeri ziba zibishinzwe arizo zigaruka ku ndirimbo y'umuhanzi. Uretse ko je ntemeranya nabo na ziriya ministeri ntemeranya nazo kubera ko umuhanzi aba yavunitse cyane. Sibyo icyo biti bishegu niki ni ubuzima tubamo mu busanzwe, amagambo arakoreshwa no mu mago iwacu, arakoreshwa mu biganiro kubera iki. Noneho ugasanga abahanzi hagati yabo bameze nk'abari muri competition bari guhangara bakavuga nguriya muhanzi ibi yakoze sibyo. For example Djihad ibintu yakoze naga ari byo jewe n'ibyo bintu nabonye kuvuga ngo zira ndirimbo zibishegu ngo ibiki ngo turaje tubahe ibiki n'ibiki. Umuhanzi mugenzi wa yarabivuze yafashe video arabivuga je ndumirwa ngezeho ndumirwa ndavuga ni ukwiriye kuvuga gutya. So rero bareke guhanganya birwana nabo ubwo hari abari kubarwana. So nukuvuga ngo wowe muri make icyo ushatse kuvuga nuko bagerageje bakajya basupportingana cyane icyo indirimbo. Nukuvuga ngo wowe icyo ushatse kuvuga nuko n'izi ndirimbo tubona nyuma zisakuje bavuga ko ari ibishegu ni hagati yabo biyera hagati yabo nabo biva mu bwabo bakajya guhana guterana amagambo ku karubanda. Ikindi icyo abanyarwanda bumve neza umuhanzi niki ari hariya kugira ngo akreye ntago azahora mu bintu bimwe. Icyo biti bishego ariko bagiye bumva n'indirimbo zo muri Tanzania kwere ngira ngo zo zisohotse nta nubwo bagira bajya bavuga ngo gahugu umuco na kandi umuco ariko nanone umuco urakura, umuco nyarwanda umuco wacu urakura. So niyo mpamvu rero bareke abahanzi bahange izi ministeri nizo zizanatume nuze ibintu byose bigenda ngo ministeri runaka ngo yavuze ngo indirimbo ngo niso kubera iki uzi imbaraga umuhanzi aba yataye. Bavuze ministeri bibivuga ngo twafashije abahanzi runaka ngo baje gukora indirimbo mu gihugu iki niki cyangwa no mu Rwanda ngo ije hanze wapi. Ariko rero sometimes support ntabwo ari ugufasha ngo bashyiremo amafaranga gusa. Support iri kwinshi no kuba bagwa stade no kuba bagwa stade bayibahera ubuntu ntabwo bayikodesha arimo ama discount buriya wenda sometimes biyo tuzabikorera ubusesenguzi nyuma tubiganireho. Ariko mu by'ukuri wenda jewe ikintu ngaruka wo rimwe na rimwe niba bavuze ngo kano kantu na kantu katajyanye n'umuco nawe nugira icyerekezo gutusabe microphone uvuga ari ikintu ushaka kuvuga nta kibazo urumva bakabivuga uko nguko tugomba kubyumva. Ariko nanone ngasaba abahanzi ku rwange ruhande abahanzi nabo baje bagira gutya bashire hamwe wa mugani wawe bavuge bati ikigo gishinzwe ibi nibi kiri kuvuga ko iki kintu atari cyo reka tugende tubumvishe ukuntu ari cyo banagira urumva niba wenda urwego runaka ruvuze ngo iki kintu ntabwo ari cyo nabo bakabyemera bagaceceka kandi utwaza hano Djihad bakumva ko wenda babarenganyije atari umuhanzi nuko babahanzi nabo bashobora kuba badafiringa ibintu bakora cyane rwose ari ukutabifiringa ahubwo nko Djihad yabivuze ntago bashyira hamwe bafite utuntu muri industry harimo utuntu tw'udukundi ugasanga ngo bari ngo baba bari inyuma y'iyi lebo ngo barango baba bari inyuma yande none ugasanga abantu bari inyuma ya lebo runaka wowe Gaga mva ntago bakozwa nago reka bagufata nk'umuntu uraho nyine ugasanga harimo ikintu cyo guhangana kudashira hamwe kutumvikana gupingana kandi ubundi twakagombye gushira hamwe ubwo tugahangana nabo hanze. Ariko se wa mungani nkuko Djihad abivuze tuba turi guhangana twebwe hagati ubwacu nitwumvikana ibintu byose usanga ari udutiku ibi nibi mbese ibintu byose biba
ngiye mbona ahubwo ikibazo sinanabifata ko kiri kuri ministeri kiri kuri ministeri kiri hagati yacu twebwe bahanzi ntituzi kumvikana ntituzi gushirame uhura n'umuhanzi muri studio ukabona ntashaka kukureba agukwepa ngo ni umustar okay kuvuga ati sawa nyine ukabona nta rukundo byambayeho cyane still na n'ubu biracyambaho umuntu murawe arakuzirwa gukurikirana azigaga A to Z ariko umugahura gategera nk'utakuzi wenda producer akagupresenta ati yitwa Gaga ngo Gaga sava kandi ujye umubona muri likes yako like nyine ukabona ntago harimo ikintu cy'urukundo cyase murahuye ari kukurebera hariya mva nta rukundo wagira ngo abagwa abahangana nawe ukagira nyine ngo ukabase turi guhangana cyangwa ukabona nyine nta rukundo rurimo nta kubahana ntarwo bagira ese Gaga kuri wowe wenda tusubiye inyuma kuri wowe igishegu ni igiki njyewe ahubwo ku bwanjye sinzi nabizi mpamvu nakibajije Djihad kino kibazo nuko Djihad we yahita kinsubiza ako kanya ariko wowe igishegu wumva wakumvuka igishegu ni ya magambo aba arimo ubusambanyi niyo bita ibishegu ariko nanone biterwa n'umuhanzi ukuntu yabiririmye kuko hari nk'umuhanzi uririmba ibishegu ariko ntibyumvikane ko ari ibishegu kuko ufatiye nko kuri ya ndirimbo igare ni igare rirari turarizi turarinyonga ni ibintu bizwi urumva ibyo ntabwo ari ibishegu ahubwo wenda ku bahanzi ahantu bibera bibi ni hahandi wenda umuntu arengera ngo fata inkoni ngushire mu mwobo ibyo ngibyo urumva n'umwana w'imyaka 7 arabyumva nizo umwana none z'umwobo ubaho n'inkoni nizibaho kuvuze ko igare ribaho kucyumva ko inkoni itabaho cyangwa amashyamba yaracitse bacamo amakuru oya ibyo ngibyo urumva ko ni ibintu byumvikana nyine ko ari ikintu ahubwo urumva nawe ari ukuntu tubyumva oya ntago ari ukubyitiranya none se fata inkoni ushyire mu mwobo nayo ndirimbo urayizi ntago ngiye kuyivugaho ibintu byinshi naba ndi kuyipromotinga ariko ubundi bakaretse tureke duhange sibyo ariko urumva Djihad ko Gaga nawe ari ukuntu afata inkoni agashyira mu mwobo bagahita yumva ibindi kandi nawe ari umuhanzi nibyo biri gucuruza sibyo baravuga ngo nibishegu ariko nibyo umunsi ku wundi biri gutunga abahanzi sibyo urasohora indirimbo ngo ndagukwira sha mva nagira umuntu yivugaho mu mahoro yawe nagira n'ugusakuriza yewe n'utiviews twawe dukeya hariya na bintu byinshi akisoye igishega abantu mujyi urasara views zikiyongera ukabasha kubona imibereho urumva rero nge numva none Djihad ubundi kubera iki bishegu bihitinga ako ubundi kuri wowe wenda nawe uzimiza nawe wenda uzimiza je sinzi kuzimiza kuko mvugira hanze nk'induru ubwo barabahanzi baba bagerageje ntacyo mbaza ndazimiza nanjye kubaza ni wowe igishegu ni nyiki no kuvuga ngo igishegu nuko ibintu bita ko ari ibishegu iyo bivuze mu mazina sibyo kandi wenda bihabanye n'umuco cyangwa no gusebya abantu runaka nicyo kintu nshobora kuba nabivuga gutyo ariko iyo wagiye hiryo kazimiza imigani tuyigenderaho duca imigani tuzi indirimbo nyinshi zirimo imigani so rero mba numva nta kibazo kirimo wowe ni kuvuga ngo muri makeya ubu nta ndirimbo n'imwe y'igishegu iriho ntayo rwose ntayo ndumva Gaga uremeza ko indirimbo y'igishegu zirahari ni nyinshi erega tubyemere zirahari ni nazo zicuruza tubyakire ahubwo ikintu wenda nabwira abahanzi tujye dushaka ibintu mutari kubihuriza hamwe tujye gagaransetsa ubu nje muribuka ko hari indirimbo zajyaga zisohoka tukazitindaho sibyo ntabwo nshaka kumeshoninga abahanzi nuko bazimyeho tukazitindaho yewe bakanazica bitewe na video bitewe nuko bambaye muri video ariko ndaririmbye ikinyarwanda cyumvikana wowe ugiye kugitagatifuza ukita ukundi kuntu nashatse kukita erega wijya kure bwira Gaga kuko niwe uvuga ati ugafata inkoni ukayishyira mu madame wavuze ko igare ribaho rinyongwa munarinyonga siko bimeze kuki uri kuvuga yuko inkoni n'umwobo bitabaho tuzi neza ko ubutaka bubaho babucukura tuzi neza yuko amashyamba ahari bacamo iyo nkoni urambaje ngo impamvu igare wumva ko ribaho
ukumva ko inkoni yitabaho n'umwobo ntububaho kandi ari ukugenda ugacukura umwobo hari ubutaka buhari. ikintu navugaga hari abantu baririmba ibishegu bakazimiza oya pana kuzimiza bakabyerura abo ngabo aho ngaho niho hari ikibazo bakabyera urumva fata inkoni ushire mu mwobo usunika uri gukora iki mu mwobo ushobora kuba ugiye gukuramo ifuku ushobora kuba ugiye gukuramo ijereri noneho muri iyi minsi ntibyakaze cyangwa ugiye no kwica inzoka mbabarira Gaga mukura amatika aho ngaho ntabwo ari amatiku manimbu yarambajije ngo igishegu ni hahandi umuhanzi aririmba ikintu nyine ku buryo n'umwana muto acyumva ko ari ubusambanyi koko kandi biri warabanzi babisohora ariko hari n'undi ukora icyo gishegu ariko akakizimiza ku buryo cyumvwa n'abantu bakuru none se ubu umwana muto w'imyaka 5 ntago yamenya ngo igare nyine yumva ko ari irya gare ryo mu muhanda batwara ariko fata inkoni ushire mu mwobo murabitindaho wa mugani n'abantu benshi babitindaho ibyo bituma n'abana batangira kugenda cyane babyumva babisesengura ariko batabitinzeho byakoroha cyane ari ikindi kintu wenda ari indirimbo ya kera kenshi na kenshi bigenze gutya uzumva abantu benshi batanga urugero ku ndirimbo ya kera yitwa Rwagihuta ngo ni igikoko kinini ngo ni igisiba kiza cyane kitaryana ariko barawe iyo ndirimbo ntabwo ayizi Rwagihuta kenshi iyo bigeze aho ngaho niyo bajya batanga urugero Djihad iriya nayo ni igishegu se ni iki se ahubwo cyujuje buri kimwe cyose ahubwo se ntihari indirimbo nubwo wa mukecuru tumwubaha uriya mukecuru indirimbo marebe y'uriya mukecuru yakayirebwa sibyo turamukunda cyane marebe muzayumve ariko uyu nguyu iyazi wenda nayo azizejo bundi ya masamba cyangwa ni ya masamba nyine iriya nuze Rwagihuta hanyuma se igisupuzu bigiswa n'amajyana yegora abereye yose erega kurundi ni urumva ni ibishegu nyine erega twemere ibishegu nibyo biri no gutuma umuziki wacu ukura ariko twemere nyine ko birahari ni nabyo biri gutuma umuziki wacu ukura nubwo abantu ahubwo wamungane nk'akantu Manibu avuze ati kuna abantu baguma babitindaho nabo batuma n'abana babiri nadushyigikiye mu muziki mukareka kwitwaza utuntu twinshi kubona ko abahanzi nta kintu tutari gukora turi kugerageza guhanga ibintu biri urabona ko indirimbo zacu zisigaye ziri international uricara ukareba Trace muziki ukabona abakinnye Bruce Melody ukabona abakinnye Tom Close it means umuziki wacu uri gukura badushyigikire bareka ibintu by'utuntu two gushaguzana ibintu bidafatika kugira tuba tunenge kuko hari n'abantu ujya wumva kumva hari nk'ahantu nagiye umuntu ashiramo indirimbo ya Bushari mugenzi we ahita ngo reka ngo vanamo ngo shiramo Mbosso urumva deja nta nubwo badushyigikiye sibyo barashiramo umuhanzi nyarwanda akitatsa akisimbutsa ukagira ngo si mwene wiwe kandi yakagombye kumushyigikira Gaga ikibazo na nizi saha kiracyari hagati yanyu nk'abahanzi kuko nimushyira hamwe kuko nk'uko uvuze ngo bashyizemo indirimbo ya runaka aho wayishyigikiye uzanacunge n'abandi bo mu bindi bihugu bakora challenge ari abahanzi z'abandi reba Kampala Shiba kora challenge y'indirimbo ya Rema na Makura kora challenge y'indirimbo ya Winwanje ariko hano mu Rwanda ntago uyu nguyu ashobora gukora challenge y'indirimbo ya Knowless cyangwa se yantuze buretse n'urugero nkuko uvuze ko wari wicaranye n'umuhanzi bashiramo indirimbo ya Bushari akavuga ngo kuramo shiramo ya Mbosso aho yakayishyigikiye hagati yanyu still nibyo waravuga ati aho kugira ngo unterane imbere kuri yatera imbere cyane rwose ni ukuvuga ngo hagati yanyu nk'abahanzi mubanze mube umwe mwumve yuko mudahanganye nimuba muhanganye birahita bigera hanze bati n'abahanzi bagenzi be babinenze twabashije kuri uyu nguyu avuga yuko birabitemewe kubera iki wamushyigikiye reka wenda duhite na challenge Gaga hano mu kanya tubwire indirimbo ukunda ubundi kumva cyane cyane uyu nkunda kumva Samoya ya Bruce Melody na Controller ya Aline San ubwo impamvu mbimubaje nuko nzi kera si kera ari ukuntu tumira nk'umuhanzi wambaje indirimbo akunda kumva akubwira ati mu Rwanda ati bundi nkunda kumva Kamariza indirimbo za Burakeye kandi ugasanga ari muri industry y'ubu ngubu ukibaza se indirimbo z'ubu ngubu ati ubu ngubu se atubuni zose zica ku ruhande n'uburyarya ndagerageza kuko niyo urebye no ku ma social media iyo umuhanzi cyane cyane nko ku bahanzikazi iyo umuhanzikazi kubera mbanzi ko abahanzikazi support yabo ni nkeya abantu baba baturwanya ari benshi
nyine biba ari ibintu birebire iyo umuhanzi kazi mugenzi nta muntu wowe warwanya nawe ngaho uvuze nabi uravuga wenda imbogamizi ni nabo barirwanya imbogamizi hari n'umuntu ukurwanya njyewe ndabazi nk'abantu ngo Gaga njye hari umuntu wanyeretse screenshot umuntu ari kuvuga ati uwo munini n'umunyamakuru ngo uwo ntacyo azigezaho bana ngo nimukamushyigikira urumva si ukundwanya se oya si we wenyine abanyamakuru hano mu Rwanda uwo muntu ariko wabivuze n'umunyamakuru arandika nagakora bino byamami arandika n'umwanditsi urumva aravuga ati ngo ibyo urumva nuko kurwanya ngo ubundi ngo uwo ngo ibiki n'ibiki dejo ngo aba yakurwanyije urumva rero ntibabura abantu barwanya umuntu so urumva nyine icyambere cyo nuko icyambere imvura yagize gutya tudutenguha twari dufite ikiganiro kare ariko imvura irabanzira gwadore amasaha ukuntu ari kugenda akura kandi wa mugani ubu ngubu ya ndirimbo yawe igiye kugera mfite indirimbo ngiye gusohora ndi kuvuga Samo Okay, natubwire ko no kuri iyo ndirimbo bana. Hari indirimbo ngiye gusohora ariko ikibazo nyivuze bashaka kunshishura abantu baba bari hano hanze. Hari n'abantu actually batari abahanzi bandika indirimbo. Ukazana akantu k'akayide akabara kumvishe kuri X large agahita agenda agahita kandika akajya kugacuruza umuntu. Ntacyo avuga ko urumva rero hari indirimbo ngiye gusohora. Sha ntago biri burenze nk'iminsi 3. Ubwo kuri X large zongera ugaruke. Agataho ngaho si ndi gukora marketing cyangwa iki niki dari ikiganiro twakoranye na Niyo Bosco avuga ko ari umwanditsi mwiza. Ubwo ngubwo ushobora kuba si wowe gusa n'abandi bose batandukanye ushobora kuba bamwegera. Yego nanzamwegera kubera ko ndanamukunda cyane n'umuhanzi afite impano ndamukunda. Alright. Very good. Wenda tukore cya kindi cyitwa kunagana ku musozo kuko ari ukuntu tuvuga ngo reka ngo baze kino kibazo tunagana ku musozo. Rero mu kunagana ku musozo Djihad. Cyane cyane ikiganiro cyacu urebye ukuntu kigenze ikintu nakuyemo cyane harimo kudashyira hamwe kw'abahanzi n'abahanzi cyane. Icyo kintu ndakeka ugira ikintu bivugaho ubundi dusenga abasoza. Bahanzi kazi haba bazamuka n'abamaze kuzamuka tumaze kumenya. Nukuri nta kiza nko gushyigikirana. Mushyigikirane mwungu bumwe, mushyigikirane muterane ingabo mu bitugu. Umufashtikanye musupportingane umushyigikire umuposting ukurikirwa n'abantu benshi. Hari umuhanzi ushobora kuza kurikirwa n'abantu 5 ibihumbi 2 ufite ibihumbi 70 ingabe gukurikira mu posting kugira ngo abashe kubaka platform. Nawe aho hari abahanzi benshi bamaze kuzamuka twanakoranye kera bibazaga bizagenda gute. Mushyigikire mufatikanye muri byose. Ikindi mumenye no gukoresha social media. Umuhanzi baramuvuga yakoze ibidega cyangwa ibifutara aho ngaho yataye ikuzo agatangira akajya kugufureka ngo bashyize hanze intambara zikarota agafunga umwuka akajya gusubizanya. Urasubizanya n'abantu nkande wacecetse ugakora. So nicyo ngicyo navuga rwose. Alright. Arakoze cyane Djihad nyuma kandi na Gaga wenda cyese niba ari ikindi nababarenzaho. Kindi narenzaho kuri ibyo ngibyo abahanzi buriya hari ukuntu mwabyitiranyije abahungu barashyigikirana bo bwabo hagati kuko usanga nka Platini yasohoye indirimbo Safa akayipostinga inda akayipostinga abantu nyine bahungu bagenzi. Ikibazo kiba ku abakobwa ntago dushyigikirana usanga dufite ubuntu bwo guhangana ugasanga nkuko nabikubwiye bwa bukundi buri muri iyi industry bura bukundi wenda bushyigikira umuhanzi kazi runaka yasohoye indirimbo akanabibona kari nziza ariko akavuga ati never ntago nayipostinga ntabwo nayisharinga. Urumva rero dushire bigomba guhinduka n'abanzi kazi ubwacu dushyigikirane tureke ibintu byo guhangana ugasanga umuntu arashaka muhangane kandi mwe buri muntu wese nutera imbere nanjye nzaba nateye imbere sibyo nunteze imbere uzaba uri guteza umuziki nyarwanda imbere. So abahanzi kazi cyane cyane dushire hamwe dukundane tureke ibintu byo guhangana ibiki nyine kandi nkuko Djihad yabivuze mu bindi bihugu barashyigikirana ugasanga Shiba yifashe mu ndirimbo ya Spice Diana kandi Spice Diana ari muto kuri we sibyo. Icyo kintu kikwereka ko barakundana no mu mapati usanga bahuye nta bintu by'utubifu ariko barakubwa umuhanzi kaza bari muri studio bakamuga ngo Gaga agiye kuza wahagera ugahita ubona hinduye isura agahita haguruka akagenda aho atakavuze ati wow uje muri studio ngo ufashe iki gutya na gutya bigenda gutya na gutya wapi ahubwo ukabona arashaka
guhangana ariko rero ibyo gavuze nanone ninyibaza undi muhanzi azavuga nk'ibyiwe, nibaza undi muhanzi avuge nk'ibyiwe, maze undi muhanzi avuge nk'ibyiwe, usanga buri umwe agenda avuga ino story. Ahubwo rero sinzi ukuntu bizarangira, ubwo wenda birasaba ko hazazamo abantu benshi babwiza ukuri batandukanye batari muri muzika, babwira ko mudakundana mugomba gushyira hamwe mugakundana ibintu bikagenda neza cyane. Agatongaho mbere yuko mutubwira platforms mubonekaho zaba Instagram na YouTube, nibutsa abantu bareba X large ko bashobora kujya kuri zacutv.com cyangwa se mukadownload application ya Zacu TV kuri Apple Store na Play Store, ubundi ukirebera filme nyarwanda ku mafaranga atarenze 2,000 kandi zose zuzuye filme kandi zigezweho. Hari yitwa Indoto, niyo filme kugeza kuri uno munota ngubwira ngo niyo filme igezweho nshasha kabisa muri industry, kandi iyo ngiyo ukayireba ufite internet ya 4G Mango 4G, gana amaduka ya Mango 4G bagwe packs nziza ku mafaranga make, internet yihuta ku muvuduko mwiza cyane. Instagram na YouTube. Instagram ni umutoni Gaga, YouTube naho ni umutoni Gaga. Ndakomeza ndashimira abantu bari kunshyigikira. Ntago nari nziko umuhanzikazi nawe agira abaterankunga nsigaye mfite baba diaspora bankiriramo akantu, ndabashimira kuri kamera, ariko ikibazo ntago babifuza ko mvuga amazina yabo, ariko ndabashimira cyane, ni iby'agaciro kuba umuntu abafite abantu b'abaterankunga nyine. Djihad, nawe reka tugushimire cyane kandi wakoze cyane man. Imana ibaho umugisha, nicyo kintu wenda tuba twifuriza cyane. Djihad Instagram ni Djihad 2020, YouTube Djihad Show. Ubwo rero bigende neza cyane, saa moya zitaragera, ngera y'amahoro. Murakoze cyane.